Imana dusenge Uwiteka Mana yacu Mana nziza turagushimira turaguhimbaje gushimiye ko watugiriye neza tukaba tubonye amafunguro y'uyu munsi ni ukuri Mana turakwinze kugira ngo dutsindire abantu baza kugabuza ahangaha abantu baza kwaka ibiryo bya saa sita abashyitsi ba saa sita bo turabamaganye mu izina rya Yesu batembereze ubanyuze kure y'iyi nzu yacu umuhumuro w'ibi biryo kuko birahumura neza Mana reka udufashe tubiryane umutima ukunze kandi ushaka mu izina rya Yesu amen amen muryoherwe Shari biraryoshye bitetse neza murakoze muryoherwe twese uyu mwana wanjye namenye ubwenge bite ku nama mugiye musubize ibikwiriye umutima wanjye uzanezera umenye ubwenge kandi uzicisha bugufi none se papa bugufi namwicisha Rwanda nakwiye kutishyira hejuru kandi uzarane kugenda w'imbere none biguzana ziyoboye sheri imbwa nawe ugize amahirwe n'akamahirwe wagize kera ariko ibyo ntabwo nakwirirwa mbitindaho abana bose ni abana rero mwana wanjye urabizi uri ifura yanjye kandi ifura imera gute igenda nka se hanyuma rero uzabane n'abantu bose amahoro uzagire neza ubuzi n'ubutazi uzasangire na bose se ninde kandi kare winjira dore kandi ndore wese uje gukora iki kose ndabana nanicara ukanyuka inabi wicara sana ari intebe uhazanye ninjira muri noza intebe nasanzemo okay kayicara aho ngaho hanyuma umbwira iki kugenza nukuri ni amaguru wanje nakoje icyo ushaka ngaho ni mubanze murya nubwo mwanyima nanjye ninzi aho uzanyima ese papa usigaye abana n'ubumuga bwo kwibagirwa iki se warwana kandi se wari uri kumbwira ngo nzajye mbana n'abantu bose neza kandi mu mahoro yaba umukene cyangwa umukire yango se ranjira duri hano umuntu wa mwana none se ndi gusa wajya ngo nabura ko nakeza kawe nyamara ndarengana urengana iki papa nari mvuke nibuye ataki ni ikigabo se cyaba kibiteye bari mubone hanze vuba hanze aha jyana n'inda yawe gura hasi wanjije amazi byo wamara kiranyishe cyo gakorerwa urusyo ugize ngo wihangane ko nariye singuhe icyo gihe wamuha ibyawe hanyuma mbwira icyo washaka nashakaga kukubwira ko uhereye none amafaranga wishyuraga ino nzu nayongereye kubera ko ibintu byose byahenze kongezwa umusuzuguza umunyu wakavuna umuheto we uranyujiza amafaranga bigeze wongera inzu oya bigeze usakara havaga oya bigeze usiga irangi oya none ngushaka kongeza amafaranga yego ndamutse nemeze kuyongezwa wasohoka nkashyira mu nda
ndamutse nemeye kuyongezwa twakomezanya amasezerano nawe se ndamutse nkwetse ko naguhaye mbere haro ntagomba kuvuga Mumu, you think say they wise? wisubikira gisa wayasubiza we makayabo kwanza mbwino hano vayo ntumwereke urabona ari ahava hamaze amezi 28 nakubwiye ko wahoma urabyanga ubu rero ugiye kunyishyura 200 byo kuriha ibyangiritse nukuri ntayo mfite uri waza kunyishyuza ugatana yaguhaye wapi wari waza gatanga musigayemo 1 shyira hano rero nese niwe wabonye inkoko iruka ntaho ambo guri inkoko rero igihe ukoramo iyo kotsa Hahiye koko. Hahiye koko.